barasenya ingo urajya kwarukana umwana w'umukobwa mu gipangu yambaye ikarisi igera ahangaha Yesu rimwe si kabiri narangiza ngiye cyo nkabona mu izina rya Yesu. Uyu ni umwana w'umukobwa wagaragaye azenguruka mu muhanda w'umujyi wa Kigali bitewe n'ukuntu yari yambaye byatumye abaturage bacika ururondogoro benshi bavuga amagambo ataranakwiye. Uyu mukobwa yagaragaye ku mihanda yo mu Biryogo ndetse aho yakomeje kugenda mu Biryogo yerekeza ahazwi nka Camp Kigali ubwo yari yambaye isume ayikenyeje ndetse yakize n'ifoto mu bitugu byiwe biriho ifoto y'umuhungu ndetse anambaye amasogisi y'umukara arimo agenda yambaye ibirenge mu muhanda ndetse benshi bakavuga ko ibi ngibi ari uburwayi bwo mu mutwe ndetse ariko benshi bakemeza ko ari depression afite y'umusore we wamwanze cyangwa se bitewe n'ukuntu afite ifoto mu bituza iriho umusore cyangwa se iriho umwana w'umuhungu. Ariko benshi mu baturage twakomeje kuganira ariko bamwe mu baturage twaganiriye bavuze ko ibi ngibi ari ubwomanzi ndetse no kwitesha agaciro ku bakobwa ndetse ko ibi bitari bikwiriye ko inzego z'umutekano ndetse n'inzego za leta zagakwiye kugira icyo zikoraho. Bamwe mu baturage twaganiriye umva ko twagiye tuganira. Ikindi ari kugusha abana b'abasore abagabo baraniba bari gusenya ingo zacu rwose biriya bintu babice icyabakiza nuko bajya babafunga. Barasenya ingo urajya kwarukana umwana w'umukobwa mu gipangu yambaye ikarisi igera ahangaha Yesu rimwe si kabiri narangiza ngiye cyo nkabona mu izina rya Yesu. Abo badayimoni bashye b'uburaya b'ubusambanyi Nyabugogo yaragaragaye ariko leta ntacyo yabikozeho turasaba ngo izabe. Nyuma y'abaturage kandi bakomeje gusaba inzego za leta ndetse n'iz'umutekano kujya zikomeza guhashya ibi byaha nk'ibi ngibi ko mu bakobwa byeze dore ko hari n'undi uherutse mu minsi yashize wafatiwe Nyabugogo ariko we inzego za leta ngo nizigire icyo zibikoraho. None uyu munsi wa none hakaba hagaragaye n'undi wa kabiri benshi bakomeza kuvuga ko ibi ngibi mu bakobwa bitari bikwiriye. Bamwe mu baturage twaganiriye ntibahwema kuvuga ko ibi ngibi ari imico y'uburaya ndetse n'imico itari ikwiriye mu bana b'Abanyarwanda kwifata ukagenda mu muhanda wambaye isume ndetse unafite ibirenge cyangwa se wambaye ibirenge wambayiriyemo amasogisi bavuga ko bitari bikwiriye. Natwe nkuko twahageze uko muri kugenda bibona kuri ekara zanyu ni umwana w'umukobwa wambaye isume yikenyeje mu bitugu ndetse anafite ifoto mu bituza. Ariko umwana w'umukobwa yageraga ahazwi nka Camp Kigali yaje gufatwa n'inzego z'umutekano zishinzwe irondo cyangwa se abanyerondo bamushyira mu modoka y'umutekano ubundi ibasha kumujyana mutwara ahabugenewe ariko aho yajyanywe ntago haramenyekana ntago twabashe kubikurikirana neza ngo tumenye uko yagejejwe cyangwa se aho yajyanwe kwitabwaho. Benshi bakomeje kuvuga ko ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe abandi bakavuga ati no gushaka gukereya content ariko ibi ntago byari bikwiriye by'umwihariko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Boniface Rutikanga ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru ari kwerekana abantu bafunzwe kubwo gucibwa kw'inzoga yanakarutse ku bwomanzi cyangwa se kwiyandarika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yavuze ko ibi ngibi ari ibyaha bigiye gukurikiranwa cyane cyane bahereye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho yashimangiye byinshi abivuga muri aya magambo. Ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga TikTok live kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira turabibona n'ababikora turababona tuzabashaka. Ubuyobozi ntibihwema kuvuga ko imico nk'ingiyi itari ikwiriye ariko uyu mwana w'umukobwa we wazengereje abantu kuva mu Biryogo kugeza hara Camp Kigali cyangwa se arimo agenda azenguruka mu bice bitandukanye yiyambariye rwose amasogisi mu birenge ndetse aniyambara igisume amarira menshi rwose ubona ko ari ibintu yarababaye cyangwa se bigaragaza ko ari nka depression yari afite. Ariko benshi bakemeza ko ari ugushaka gukereya content bimwe bikomeje gutuma abana b'abakobwa cyangwa se bamwe mu bari b'abakobwa bakomeza kwiyandarika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bitwaje ibijyanye na content. Bakavuga ko ubuyobozi bukwiriye kwiga kuri ibi cyangwa se bukwiriye kwiga kuri iyi mico ya bamwe mu bakobwa idahwitse. Bamwe mu baturage b'amama twaganiriye bagiye bavuga byinshi cyane byinshi bati abana b'abakobwa ntago byari bikwiriye, abandi bati uku ni ukwiyandarika, abandi bati nuguta umuco nyarwanda. Nkawe ubikurikiye cyangwa se iyi nkuru tukugejejeho nkawe udukurikiye wowe urabona ibi ngibi byari bikwiriye? Ese ibi wabyita iki? N'ubusazi, no gucreatinga content, ni depression?
n'ubwomanzi n'ukwiyandarika, wowe urabishyira muri classification cyangwa se urabivugaho iki? Duha igitekerezo cyawe muri comment, kiba gikenewe, unatubwira uko ubibona cyangwa se uko ubyakiriye. Iyi nkuru yari ikwiye cyangwa se iyi mico yari ikwiriye mu bana b'Abanyarwanda cyangwa se mu bari b'Abanyarwanda? Duha igitekerezo cyawe muri comment, kandi ntiwibagiwe gukanda follow cyangwa se ntiwibagiwe sharinga cyangwa se ukanda like kugira ngo byose ndetse n'amakuru agezweho ku bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda byose turabikuzanira 5 kuri 5, naho nje ukugezaho ibingibi byose. My name is Mumujyi Rwagati, loud and clear. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.